tugatangiye nakubwiye mwegere hafi turya isi hano mba mbizi neza iyo nazanye akantu k'ubuki nkaka dutangiriye hakuno mbere yuko bagira ikindi batubwira naha dutangiriye kuri za nyubako z'imiturirwa mwiyo muzi ni imwe CK City dutangiriye hano ndagira ngo mva amagambo reka mbwire guverineri w'intara yacu aze agira icyo ababwira uri kwiyamamariza no kuzaba perezida mu minsi iri imbere bamwisa John Francis naze agira icyo ababwira guverineri ushaka kwiyamamariza kuba perezida avayo abamushyigikiye bagore namwe bagabo mwese mutuye Washington muri iki gihe nibihe bibi cyane turimo ndetse nibihe bikomeye kuri buri muntu wese ati gusa nanone mu bihe bigoye nk'ibi niyo amahirwe agenda akigaragariza ndetse mu bihe bikomeye cyane mubashe burya kubirenga nibwo mubasha kuba mwagira ku bindi bihe byiza ayo ni amagambo y'umuyobozi kuri buri umwe wese uri hano kumva uko bari kuri abyo hari uwaje hejuru y'inzu bari kuganiramo uri kwiyamamariza kuba perezida hari uwaje yambaye gutyo yambaye buninja yaje hejuru y'inyubako imbunda arabanza ashyiraho siransi ku buryo iyo akurashe utamenya ko hari n'icyabaye bagira ngo ni nk'umubukuriye ntago wumva urusaku abakomando bagenzi banjye baba babyumva kurushaho Sorazana ari hejuru y'inzu Michael Bain arahari yagukiniye Terminator harya ni rimwe ari kumwe na Schwarzenegger namugaruye Soramanukana aho umuyobozi ari kuvugira ijambo washe umuyobozi amaze kuvuga ijambo tuzakiyobora nabiza amajwi bazayama akugenda ari kwiyamamariza kuba perezida Gabazan Katorori abamurinze ni benshi umuntu uri kwiyamamariza kuba perezida umutekano wabawukajije Sorazano Gerano muri rurabura amatarafo asibi ntago ari ngombwa wana bida kiraho babona imbere yabo haruje sasu arabatanguje Katorori ayimushyiraho Perezida Zan gasubiyemo inyuma gato mwihangane cyane ni ukugira ngo turye isi neza kugira hano muri rurabura Perezida gira inyuma mu binaga ari ngombwa ariko namwe mwikiraho igikabyo n'abarinzi bakiraho perezida bakimubwira hari uwaje sasu sore sasa arabinjiramo ku mutwe izo sinansi Katorori fire badi bararasana babiri uje arabangutse avayo yigira imbere arashaka uri kwiyamamariza kuba perezida aramushaka iki guverineri tarajya kure arayamanika guverineri nunyica abasore banjye bazaguhiga bazagufata kandi bakwice uramutse unyishe uzahigwa muzi imbere mutwe arawuhindukiza hasi wabwira nta mikino kumbe ko ibyo umusaza yavugaga nibyo dore ngo barinjira ibyo yavugaga nibyo ati uramutse unyishe abasore banjye bazaguhiga mpaka byo ko nagwa kuce guverineri cyangwa undi muntu ari wese ngo leta iryame bagomba gukomeza bagakurikirana bakaguhiga mpaka baje sasa umaze kwica umuyobozi hano ntagahubuka ibyo akora biza arabanza kuri telefone ibyatangiye kubara kumbe bateze n'igisasu ibyo akora bizi ntagahubuka asaba polisi gusa baje za SWAT n'inkera zajemo jado bamanutse mu nzira polisi mu nzira mwabaginga mwini polisi umaze kwica ntagahubuka uwishe ntagahubuka ibyo akora arabizi ni gake Katorori bano bavayo bano kuvayo inkera zibona bamanutse SWAT nayo yaje bafatanamo na polisi isanzwe ukora ibyazi azano yitonze akurura agatebe amaze kwicamana ariko nagahubuka ntago yiruka aza kwicara hano kugira ngo ukurikire filime amaze kwica umuyobozi uri kwiyamamariza kuba perezida ariko naguhunga ntacyo ya imbunda irambika hasi yitonze yicarira hano
babwiye turamutse wishira umuyobozi polisi bavayo yibereye kuri chat nari kuri chat iyi ni polisi ndacyari gucata iyi ni polisi abako tuyareba ari kuri chat kumbe muri telefone harimo kugenda bizamuka byibara muri telefone hari ibyibano patroli kuri chat kandamo 1 gisasu bose kirabaturikana na watisize bivuze ngo wishe umuyobozi aba ameze nk'ababiyahuzi yishe umuyobozi n'orangije ariyica nuko tugatangiye bakise the shadow effect hari impamvu bakise gutya nakubwiye ni kuri tugatangiye ariko kuva ari Rocky muraza gusobanukirwa kirabiranya tuvuye ari hakurya y'umuyobozi amaze gupfa ndetse n'umwisha akiyahura tugaruke hakuri no hano hari umusore ntangameze neza Jesus baby Yesu Kristo baby Jesus baby una abazungu I warned you nagwaye gasopo mix the grain with the grave nakubwiye rwose iriya ni gripe ugomba kunywa imiti Were we drinking last night? ese ijoro ryahise umaze tugeza tunywa amayoga we had wine with dinner and then you drink whiskey with Phil ya nyine twariye tumaze kurya turanywa urasinda cyane sheri niyo mpamvu uri kuruka ibinini za bya binini bya agishoni usanga n'abasinzi bose igora umuhura bipakiye umufuka nshuti afata agishoni anywa ibinini ni umusore ese uyu musore ninde n'ahandi dutangiriye bidatinze umugore yaje gutegura utwa mu gitondo niwe n'umukunzi we bibera muri iyi nzu umusore utangiye tubona atameze neza ibi bari kubitwereka nyuma y'aho tuvuye aho ubwicanyi bwari buri kubera harabanza afata umugati hano sinzi ibyo yashyizeho ntago nanabimenye ko nahumurira n'imigati se katurore umusore yaje kuyireba hano kureba hakuri no kuri televiziyo Irene murinda aho bari kubabeshya urabona aza kureba Irene sinzi ibyo ari kubabwira katurore komeza kureba kuri televiziyo uko byifashe Misheri we bamaze gufata utwa mu gitondo we na mukunzi bahise bafata imodoka bava aho ngaho bagiye guhiga umugati uriya mubonye babyuka barya no gukomeza kuwusigasira nyine utawubura tu uriya yaramaze kurya yagombaga kujya kuwusigasira hagakomeza higa sasa hano bari ni kwa Gabe's Diner uno musore wibuke bamwita ngo ni Gabriel hano afite akaresitora ke ni mu karesitora niwe na Shere bagafatanije nibo bateka bafite n'umuseriveri umwe bafashamo hano No, Jesse. oya ibyo birabaye nta kindi dushaka oya nta kindi gira wa muginga bareke nimba batabishaka bareke numva bira bintu tubahaye menya bitari biryoshye kuki batari kutwaka ibindi bajyana ku meza gatandatu uruseriveri rwabo kameza hirya uruseriveri ni mu karesitora sasa bakira aho hari imodoka yaje iba sheriff Michael Bain Morning, Sheriff. mwaramutse sheriff How's it going, darling? not bad bimeze bite muko okay Jesse said that he can take me home tonight iri joro yamwenga ari buze kunyura sibyo sheriff ngo nibuze kumurikiza mujyane mu rugo yagira gutya yica ako yishe Before we killed them all, the Indians believed that when you died, abayinda bizera ko ipfuye you were reborn urongera ukavuka over uvuka and over. ugakomeza uvuka ipfuye The reincarnation. ibyo babyita reincarnation ni kari kubaganira babwira Well, either way, it kind of makes you wonder why there was ever any law and order. nanjye ngomeza nibaza ese ubundi koko nimba abantu hinda bizera ko abantu bapfuye bakomeza bazuka Then why not kill your friend and fuck his wife? hari wenda nibaza bishe umugore wanjye impamvu watazutse aribaza abandi ngo bizera ko iyo umuntu apfuye avukira ahandi hantu gutyo akomeza Well, iyo myizerere yabo all right. We're fighting for the right reasons. To protect you and your flies. inshingano zanjye ubundi ni ukubarinda n'amasazi yanyu nkayarinda
Ni Michael Bay, mwibuke muri Terminator niko mwayitaga arya ngo Terminator. Terminator. Yatinze umusore ninjoro mu gutaha araho yinyuza zano turabyo. We na Sheri urukundo rurahari. Zano. Hey. Bite. That's me. Tuno twanjye. No. Oya izi ndabyo nagari zawe. Hari umukobwa nari nzishiriye. I got a knife in my hand. We mfite icyuma ntunyinisha nacyo gutera. Ndabyo niza ariko kumeshya hari akandi gakobwa nari nzishiriye nuko duhuye weho. Number. It's only the 6th. My birthday's not for another week. Well, consider it an early gift. In case I forget, like last year. Imuzana impano. Katurore. Nakubwiye udufilime tw'ubwenge usanga dutangira dusa gutya nk'udutuje gake gake. Ariko murabizi ntago mwanyibagiwe ntago nabazanira ikiwani nibibaho. Sasa umusore hano ko yagakase Katurore. Sore uko ari gukatangira gutitira. Ari gukatatangira gutitira. Bimura nayigora kubwira ati ndi gutitira wanguri itushe. Cyangwa se musaho kwa Buba uko ari gutitira gatangira kwibuka wa mwicanyi twatangiranye yica abantu. Yica umuyobozi. Ese no musore abyibuka nkande. Abizate. Kuriya mwicanyi twabonye yiyahura. Akibuka uburyo umuyobozi yapfuye. Aragagara. Shaza kure Sheri. Aragagara. Akibuka ukuntu umwicanyi yamaze kwica abantu no akayitapfa. Nibyo yarotaga. Ahagaze. Ise biriya bizate. Tuvuye nanone tugaruke hakurino. Kuri ya mato meza cyane. Hari waje kurya isi hakurino. Ku mazi bikomerezwa usanga gifata ubwato buhinze nka buriya kigaco kikajyana mazi hakuryiyo kurya isi. Sasa baro hari waje nuri ku bwato ari watangiye gutundagira ubwato bwabo. Ubwato bwanditseho ngo home away. Waje mwene mukecuru. Beer's nice and cold. Sheri nkuzanire byari konje cyangwa ishyushye. Wari waje kuri bwa bwato wa musore twatangiranye Gabriel ya Jean. Uyefungura hano nabakire bafite akantu k'ubwirinzi simukabonye. Karani kabura ni nabiremewe uragasorera ukabugatunze. Why'd you have to become a politician? Nabundi kucyobanya umunyepolitike Sheri. Uyu mugabo niko n'umunyepolitike wa musore Gabriel twabonye ari kurota umuyobozi wapfuye guverineri asa nk'uri kubyerekwa gatitira. Ya Jean n'uyu nguyu waje kurya isi ngo n'umunyepolitike azaje kumureba Katurori. Wa musore wifitiye akaresitora ugira gutya gatitira. To the Congo. Sheri wazaritse tukajya muri Congo. Barashaka kuza ngo muri Congo kurya isi. Sheri tujye kwa Congo. Tujye muri Sinebe Terezi. Kwa Devu. Pega byeri ryoshe. Wa musore ya Jean. Uyu musore afite akaresitora n'umukunzi babana. Agira gutya kagagara twabibonye agatitiro. Sora Jean gukora iki? Gabriel. Muri karitsiye bamuzi nk'umuntu ifite akaresitora ke karaho. Fayo. Fayo kuri wa munyepolitike waje kurya isi. Bwato bwatseho home away. Amuniga n'ifuro. Muniga. Hano hari icyuma. Munyepolitike nawe arijajara arebe ko yakwitabara umusore sinzi icyamuziza. Aramubaga. Sora arashaka iki? Yatumwe nande. Subira inyuma. Oh my God, Jack! Mana yanjye Jack. Subira inyuma Sheri, subira mu nzu. Ugera kurikira n'umwicanyi. Wa musore n'umugizi wa nabi. Torori. Zano! Who the fuck sent you? Ida kwayereje. Munyepolitike. Ya Zano. Za kugira kashaka mutabara arakabura. Ze kwirwanaho baramuniga. Uyu kubera ubwoba yarebuzaho yahishe imbunda. Akura akantu k'ubwirinzi. Hari iyo ibintu bigezaho ni kubona ko ka kantu koko ujye usorera akagiye gukora akazi kose nagahirya. Let him go! Vahuri. Stop it! Ikiraho. Stop or I'll shoot! Ndavuze rekeraho cyangwa urase. Sasu. Wa musore baramurasa. Baramumena. Baramurasa. Gore yaramurashe. Yavayo kumugabo yamanukana mu mazi ni Gabriel. Gorazano bagiye bavayo. Mugore arongera arasa
arawusha atega umugabo we yirasira umugabo yicanye arangije acaho nawe yarashwe mwicanyi kugera hano kure grenade arangije araturika nawe ubwo ariyahura araturika ese ni ukubera iki kandi none dore wa musore ari hano bishoboka bite ko yajya kwica abantu nawe akituritsa yamara kwituritsa twe tukongera tukamubona hano gusa nanone ibyo byose bimaze kuba umusore ntabwo aba ameze neza aba ari kugarura ameze nk'uwaraye mu mayoga atibuka ibyo yakoze abaza ati ese nijoro byagenze bite twari twaye amayoga atangira kwibuka buryo cy'umugabo yapfuye kandi nawe twabonye yiyahuye ese byashoboka gute ko wakwiyahura ukabugarutse uri muzima ntibibaho nagize inzozi mbi atuka umutima utera ndi kubura kontorore ntabwo abyumva sinzi icyo nakora yamucanze biraza kumera sawa sheri yarakeye gusa ibyo uriya musore ni amayobera nimba hari indoto nimba ari ibiki ariko nta kuntu umuntu yakwiyahira ngo akomeze ari muzima bidatinze yaje yakora ino asa nk'ufite ikibazo umusore hari aho yaje mu gitondo amaze kubona ko atameze neza mu mubiri hari aho yerekeje Gabriel we muganga Reese byiza kongera guhura nawe ngwino tujyemo imbere sasa bidatinze yaje kureba muganga aba ni abaganga bo mu mutwe ntabwo ari bya bitaro bamwe bakuganiriza bakareba ikibazo ufite mu mutwe kuko uyu musore ikibazo afite hari kubona yica abantu nawe akiyica yabyuka akabibura Comforting. Precisely. I've looked at your medical records. nabonye uburyo wagiye wivuzamo Brain scan, MRI seem normal. twagusikaranye mu mutwe za MRI mubiri wose Psychologically based. I'm really just here for her. Brain. So tell me about these dreams you've been having. Sometimes they just feel real, that's all. ati ngira inzozi mbi cyane zimbwireho izo nzozi iteka numva ko ari nk'ibintu bya nyabyo byabayeho buriya hari ukuntu urota ibintu umusore ari kurota ibintu ariko kumva ni ibya nyabyo bisa nk'aho byabaye The unconscious dream can become borderline conscious. Like you're awake but you're still dreaming. ati bibaho cyane rwose ko umuntu yagira inzozi ariko akumva nk'aho izo nzozi ari ibintu bya nyabyo byabayeho cyane cyane nka za nzozi wowe ukanguka ariko ukagenda ariko ukiri kurota. You want to wake up and get out of there but you can't. To a certain extent we all have these. nanone bigiye bibaho cyane umuntu akamenya ko ari kurota nijoro mu gicuku agashaka gukanguka bikanga cyangwa kunyeganyega bikanga ukumva umeze nk'aho wagagaye nibyo ari kugenda muganirira. Waking dreams. In my waking dreams, I'm chasing people. njya mbona mu nzozi zanjye Killing them. nsa nk'uri guhiga abantu narangiza nkabica nizo nzozi agira. The mind stores everything. ati wa musore nimba urota uri kwica abantu reka nkubwire buriya ubwonko bwacu bubika buri kimwe bubika ikintu cyose. Television news, movies, billboards. amakuru ya televiziyo amakuru anyuze kuri televiziyo ubwonko burayabika amafilimu urebye ubwonko burayabika iyo bari kwicara byose ubibona birayabika ndetse na biriya bindi by'imiziki za billboard. Then these thoughts, these visual cues can return to us quite vividly in waking dreams. ati ndetse icyo gihe kimwe na kimwe ibyo byose ubwonko buba bwabitse hari igihe bigira gutya bikaba byagaruka mu bwonko ukagira ngo ni ibintu bya nyabyo biri kukubaho. How is your relationship with your wife? umugore wawe mubanye mute? What are you suggesting? I don't make suggestions, I ask wowe questions. urabibona iki gihe ntabwo mvuga uko mbirekereza ibintu mubaza ibibazo ugasubiza. She's shoved me a few times, but umugore wanjye tubanye neza rimwe na rimwe tujya dutongana nk'izindi ngo zose bikarangira nta rugo nyine wasanga rutabeze gutyo. bamubanye neza ejo mugatongana mugaserera mwiyunga gutyo gutyo. dream. kibi nabaserera byiteka. If you can tolerate it, aspirin would be best. I'm also going to put byaba byiza ufashe aspirine ukagenda ukazinywa one tablet in the morning, tablet imwe ukayinywa mu gitondo tablet in the evening. indi ukayinywa nimugoroba bamwe And that's it. ibyo gusa. Take a pill. njyewe mfata ibinini imwe gusa. Gabriel, Gabriel we sometimes our problems are not as complex as we'd hoped. rimwe na rimwe wa musore we ikibazo cyacu ntabwo kiba gikomeye nk'uko twe tubikeka cyangwa tubitekereza. nawe ushobora gukeka ikibazo cyawe gihambaye cyane ariko ufata twa aspirine ugenda unywe gusa umusore inzozi ziramubangamiye
with the sleep and the anxiety. Iyo ni amuharudunanse sora vayo ngo ni inzozi yabonye abantu bari gupfa ngo ziba ari inzozi ngiki baramubwiye ariko we ntago abyumva atangira kwibuka bwa bwato yabonye mu nzozi bwapfiremo abantu bwari bwanditseho ngo home away ariko buriya bwato sasa watangiye kwibaza ese ibyo ndota ni inzozi gusa cyangwa ni ukuri uzarebe nawe hari igihe urota uri mu bisheke bari kukurasa umeze nka yawe wabyuka neza ugatekereza ukavuga ati buriya si ya filime ya Rambo nabonye bibaho sasa uyu nawe yabanje kuzana arebe buriya bwato narose abantu ndi kwica barimo bwitwaga home away sasa yakoze na kindi ya jano home away from home boat atangira kwandika ubwa bwato muri Google areba ubwo bwato kureba ubwo bwato bwapfireba abantu babiri ikupure muri Washington bivuze ngo ibintu yarose ni ibintu byabayeho babiri barapfuye ariko byitwa nka ubwiyahuzi suragira mu ubwoba yarose abantu babiri bikira mu bwato none kura mu makuru harabona hashize iminsi abantu bapfuye arangije baratangira kwandika tumunye politiki wapfire muri Seattle abona Governor John Francis wice muri Seattle byabi narota abantu bapfuye no mu buzima busanzwe barapfa ese no kubera kumeza kureba we ibyo yabonaga nk'inzozi babonye politiki ko bapfuye ese bimeze bite katurigisi arangije icyo yakoze nta kindi yaraprintinze bya ipapuro by'abantu bapfuye abikurayo katurore zano sasa kugera narongera aragagara agatangira kwibuka abantu uburyo bapfuyemo aragagara bimeze bitukwa agagara imbere yari ikimodoka gihari akibuka uburyo yisha abantu aragagara nakubye afite ukuntu atitiruka ukagira ngo ni musa wo kwa Bubio yabuze iki yabuze itushe uko agagara akibuka byose bamurasa ese biri kugenda bite hano hari igisaza gihari soranyije akiza imbere iyo amaze kugagarara ukuntu ayitareba zan hano hari urusaza ruhari n'imodoka agira ngo ukurikire filime igisaza cyakoze iki cyagize gutya kimuha agapapuro sora afata agapapuro ntago amaje byinshi amaze gusoma ibyanditse ku gapapuro ka gapapuro umusore agatwika kurikira urebe amaze gutwika caho amaze gutwika agapapuro acaho ese ibyo uyu musore bimeze bite nanjye ubu byancanze umusore akimara guhabwa agapapuro dore yisaza yaje yakura ino umva ibyo birahagije wane yera kubyuma ni Mary Odi yaguze telefone yaguze smartphone asgirwa agenda yivugiraho umva sasa Mary Odi ari kugenda abona inyuma yakurikiye ariko I understand that you don't understand. ntabwo ibyo ngubwo ntabwo byumva Mary Odi arabona ko yakurikiwe buri umuntu yakometse ntabwo biyoberwa yakurikiwe kugera naramubura kumbe Melody ni umunyabwoba shawo Melody icyo yakoze ni iki Melody anyuze Catching the train. ngiye gufata gari ya moshi sawa ndaguhamagara Officer. Hey, ofisiye see that guy in the vending machine? urabona uriya musore hariya A little weird, huh? birasa nkaho adasanzwe ndabona hari ikibazo afite byabyiza musuzumye umusore ajya kwigurira amazi Mary Odi yabonye yagiye kwishinganisha uriya musore mbonye ntamwizera Yes. Mugiye Is it the yellow or the... nyine nabazaga inzira gari ya moshi zerekeza Musanze ni izihe Over there. urebe hariya hepfo wa musore ko ntacyo yamubaza umusore apfayo yakurikiye bamuhaye agapapuro atangira gukurikira umuntu amazi aguze turuwasaze ayanaga hasi akurikira Mary Odi era yaje gucamo sasa polisi kugira hano umuntu ugura amazi akayata atanasomyeho bitebye Mary Odi aje gutega gari ya moshi soravayo Mary Odi uko yakegere gari ya moshi polisi arakurikira umusore ukumenya ari ikibazo gari ya moshi vayo soravayo katurore vayo sunika muri gari ya Yesu Kristo ruvahuri sora aratangira yigiciye umuntu tureba amwishe tureba katurore gasani
aracaho yakurikiwe polisi yakurikiye dore ngabo katurore polisi aramwomeka ku manywa yanga umusore yishe umuntu umusore yitsimbana vayo hano umusore yitsimbye umusore ni umuhatari twamubonye mbunda wakora asi ndakwinginze shyiramo imiyaga ntago yamuhereza mumena umutwe ni ubwa gatatu tubonye n'umusore yica umuntu maze kumurasa akureyo gerenade uyu musore buruka amaze kwica abantu arituritsa turori arituritsa kandi nanone nimba nanone ari inzozi nimba ari byo nazi kumbe wemenya ari inzozi wa musore ahora agira ikibazo agira inzozi z'abantu bapfuye no binyamakuru abantu bakaba bapfuye bya nyabyo gusa ikidutera ikibazo ni kuki nawe yica tukongera tukamubona kumi tangiye gukeka ko yanasaze What are you doing? kora ibiki winkoraho ndavuze ngo winkoraho subira inyuma byageze gute ijoro ryahise What do you mean? uravuga iki ndashaka kumenya byagenze bite we ntabwo aba yibuka ibyabaye nijoro No. sasa uyu musore ibyabaye nijoro byose ntabwo aba abyibuka we ikigaragara ameze nka kwa kundi umusinzi agenda akanywa agasinda yiyahuza amayoga mbega nk'undi afite gahunda yo kuba hejuru yamara kwiyahuza amayoga ugasanga agize icyitwa blackout ku buryo utamubwira ati nijoro twahuye mani turanasuhuzanya turaganira ariko we akaba atabyibuka ibyo abasinzi bijya bibabaho cyane sasa uyu musore nawe ibyabaye nijoro ntabwo aba abyibuka iyo bigenze kuri iyi We served customers. Jesse liked the lamb stew. He decided. we yibuka gusa ko yiturikije twaje tugeze mu rugo After? You stayed with Jesse. wagiye kwicarana na Jesse hanze munywa akantu nta kindi You came home. You went to bed. I woke you up. waje hano gusa wakibuka ibitandukanye oya ibyo mbwira sibyo Do not fucking lie to me. wimbeshya madamu ibyo ntabwo aribyo byabaye waribuka ko ijoro rya ese yari ari kuri gari ya moshi yica umuntu nawe akituritsa I'm not fucking lying to you. ntabwo ndi kukubeshya ariko sheri Shit, you aren't lying to me. Why would I lie? ubundi se kuki nakubeshya mbwira I'm fucking crazy. ku none se urashaka kuvuga ko ngiye kuba umusazi No, I think that you're sick. uyu ndakeka ko urwaye ntabwo ari ubusazi You need help. kandi ukeneye ubufasha There's something wrong with you. hari ikibazo pe kuri wowe What? Jack Kenneth. In my dreams, the man I killed, mu nzozi zanjye uwo mugabo namwishe I looked him up. He's a fucking Washington, D.C. guy. narebye n'umugabo wapfiriye muri Washington nawe yapfuye We all know that he was murdered. umva turabizi ko abagabo bose ari abayobozi bakomeye bishwe ntabwo ari uwo bishe In your head. ibyo uri kubyishyira mu mutwe wawe ariko bose nta muntu utabizi ko bapfuye mbega yari uri kuvuga ati uriya muyobozi ni njye wamwishe umukobwa akabwira ati ibyo nta muntu utabizi nawe ushobora kuba ari ibyo uri kwimejera kuko nta muntu utazi ko bari abayobozi bishwe ushobora kuba warabibonye no ku makuru Can you talk to Dr. Reese again, okay? basi genda wongere ujye kuvugana na muganga Reese avugana na muganga Reese Because I can't take this anymore. ati jya kuri muganga Reese nanone umugore kamubwiye wa muganga wo mu mutwe sasa umusore byaramucanze avayo uri kubuza umugore atari kuri inshuro byanyendekeye bite we akanguka aheruka yica abantu nawe akituritsa akongera akisanga mu rugo iwe ari kuruka kuri akabwira ati nagaruka byagenze kugira nabone akabunda nawe aragafite yibitseho byaje gushaka hano hari icyo yakuyeyo katorori arangije gukurira y'iki ka kamera kamwe gafata amashusho yagufatiye agafata amashusho akazana mu cyumba cye nazajya ati abatibuka ibyabaye nijoro amenye buryo ki koko biba byagenze amenye bigenda bite iyo yabuze ubwonko bwibutsa atari kwibuka ibyabaye mugora musangana sheri I need water. nyine nari nkeneye amazi nyine ubwo biramucanga umugabo wanjye yakoraga iki kambonye akikanga uzi umuntu uri mu rugo rwe kumusangana ikintu akikanga sora za hano aza gukaraba yakubise ingumi ibipfunsi rimwe bavuga ati kubitinze ibipfunsi turebe yayikubise ibipfunsi ari hano asi kugira gutya hano hari ibinini bakomeje kumuha ngo na aspirin sasa kureba nini biri hano bamuha nganywe
bifasha ubundi ibinini biti byabo. Aspirine ntago zivura ibindi ariko numva ko amaze gusa nk'ugiye gusara ibinini yarabimennyeho kugira ngo abinywe. Arangije afataho utundi tunini dusanzwe abari twashyira muri ka gacupa kugira ngo ajishe umugore we. Abari two tunini azajyanywa. Batamenye ko yataye imiti buriya wamenye ko umurwayi ufite mu rugo ari kugenda amena imiti n'ibinini ni ikibazo. Ari hano. Byamucanze ibiri kujya mbere. Bimaze kumucanga aza kuri polisi. Yabyukiye kuri polisi. Urukerera ni Gabriel. I'm not do you for? Aricyo twagukorera. Is Sheriff Hodge in? Ndashaka Sheriff Hodge. Yaba ari Call. I hope you're anything. arahuze kandi ntabwo ugeze umuhamagara. No, I'll wait. Ndamutegereza. He's kind of busy. Umva turakubwiye ngo arahuze. This is kind of important. Kuko ari ingenzi cyane. Sir. Ndategereza. He said he's busy. Turakubwiye ngo arahuze ntabwo ari buboneke. Nyine reka mutegereze. Niba icyo bijya mbere aho ngaho. Can I talk to you for 1 second? Mwese twabwana akanya gato baraziranye. Thank you. Nibakureke winjire mwana. Umwami riga ntago yica rubanda. None bari banze kajya guhura n'umuyobozi. Umuyobozi asabwe ati injira tuganire musaza. What's so urgent? Iki cyihutirwaga. This is gonna sound crazy. Ibintu ushaka kunyumva nk'ubusazi. Please bear with me. Gusa unyihanganire. Here we go. Copies. Reba hano. These two men. Bano bagabo babiri They were killed. barishwe. And they were killed while they were doing something. Barishwe ubwo bari gukora akazi bashinzwe. Ego. We know they were killed. Twebwe turabizi ko abayobozi bishwe. Doing okay? Meze neza. How's the brain? Bruno ameze ati umugore wawe. She's fine. Meze sawa. These men, right? Bano bagabo That were killed. barishwe. Someone benefited from their death. Kandi hari abantu bakuye inyungu mu rupfu rwabo. Deputy, and shut the door. And Numva waba usohotse gato ukaduha akanya ni bande bungukiye mu rupfu rwawe busohotse. Sasa utangiye kuzana amakuru yawe kuri polisi bagati bano bayobozi bapfuye hari uwabyungukiye. last year, you taken over the diner. It's a full plate. You're doing a hell of a job. We're trying. You and I, let's hunt some deer this fall, like old times. Urabizi njye natwe twumvikana nk'uko ibisanzwe mbwira bimeze bite ngufashe. Avayo ntacyo agezeho. Sasa yarebye ibya ipapuro umusore asize. Silvio, Amagara Igor. thoughts. Keep an eye on him. Uriya musore atangiye kuvuga ibintu bidasanzwe ndagira ngo umugumishe ijisho. Babwiye abapolisi batangira mugumishe ijisho. Musore azakura ino. Muri ka restaurant ke Yeah, it's in the back. afite umupagasi bita Musa. I also forgot to tell you that the dishwasher's on the fritz again. Nakubwiye ko cya cyuma cyoza amasahani cyongeye kirakwamana ngo kiri gukora boss. Yesterday. Hako umusuku kiwangiza ibintu. I think it's the hydro line, though. If not, we'll have to replace the whole damn thing, and I just cannot afford that right now. Icyuma gipfuye mu bihe bibi sinzi ko buno nahita mbona amafaranga yo kugura ikindi. Morning rush. Till then, we'll just have to wash them by hand. By we, you mean me, right? Underpaid and overworked. Oh, I've heard it all before. Yeah. Musore atarajya kure ni boss arongera aragagara. Biruka afite ukuntu agagara. Aragagara biranga atangira kwibuka kagabo yishe kwa Mary Odi. Gutangira kubyibuka. Ibuka byose uritse Mary Odi. Zano kiradiyo arakimena akibuka uburyo polisi yamukurikiye. Uyu musore ikomeje kumuvanga. Ese yabagiye gusara. Abantu bapfuye no musore kandi ari gupfa abanyepolitiki gusa. Who do you work for? What are you talking about? I don't know. Tell me. I dare you tell me right now. Bullshit. Wa mujiga we ukora iki? Nobody. Huh? Ukorera nde ridokohereje? See, who do you work for? Ukorera nde? Bwira. Don't hurt me, please. Twinginze. Ningi niwe nkorera gusa. Mugabo atangiye gusara. Nimba ari ugusara nakubwiye amayobera ni make. Turaza gusobanukirwa. Sabira mucanga. Bose ariko mfata ukorera nde wa muginga we kandi niwe boss we nyigasani. Boss byajaguye. I'm sorry.
Ambabarire. You alright? Bize neza boss. Ibintu byarabyimeneye. I'm sorry. Ambabarire. Garuke hano. Yatangiye gukora amasuku. Sasu ya Jano atangira kwandika amata umugabo wishwe na gari ya moshi ninde. Kureba gutyo umugabo wapfuye ni congressman, nawe ni umuyobozi. Yapfuye bavuga aho yapfiriye muri Illinois. Yose arabibona kuri metro station. Yose arabyandika diriza umuntu yapfiriye muri Chicago. Sasu yari kubireba umukozi w'umusera bibonye. Umuginga bossi ugira gutya akadukubita. Bossi yarebye umugabo wapfuye Mary Odi yari umuyobozi nawe. Una musore akomeje kubona yica abayobozi. Ese no kubera iki? Akomeza kuri abandi bagabo bari bamuri ruhande. Abona misura cya kigabo. Kimwe cyabaje kumuha agapapuro. Sura yacu yarayibonye. Yaje kuri telefone. Nimba agiye guhamagara nde? Boss kumubona kandi arihisha. Kibazo. Vayo yiruka. Jinga. Zana niyo telefone. What was I supposed to do, man? Kure bari guhamagara Sheriff Hodge. You're scaring us, dude. You're acting insane, bro. Man, nyine narindi gutabaza mwana abona muri iminsi uri kwitwara ukuntu kudasobanutse. Sore safata imodoka yihuse. Yasigara hano. Ako kanya Sheriff nawe arahagera. Sheriff isagera. Gore nuna cyagisaza kiragera we tuzenguruke cyagisaza umusore akomeje kubona mu nzozi. Cyahise gitanga itegeko Sheriff acaho. Ese Sheriff urena kiragisaza. Bize biti. Na Musa wawe ndukorera umusore. Na rwa rusaza rukomeje guha udupapuro umusore aho twakwita ngo ni mu nzozi. Barasa nkaho babiziranyeho. Yavayo yerekere muri Chicago ahapfiriye umuntu. Hamwe yakomeje kurota ko yiciye umuntu. Patroli. Katorore. Sore safata urugendo. Yerekere ajya kureba bimeze bite. We ari kurota yica umuntu. Kandi koko bugaca abona byabaye. Arashaka gusobanukirwa. Gusa igikomeje kumucanga nuko nawe iyo yisha umuntu nawe abipfiramo. Ese ni gute yakwiyahura kandi akagaruka? Ni ikibazo. Azako nino. Neza ahandi. Polisi yamaze kubashyira tumwe twabyo bakiri kuhakorera iperereza hakorewe icyaha. Nta musivili ugomba kwinjirira bira mupangu. Asanu neza reba hano kamera Odi akanaze. Binyetso biracyahari. Nabibona. Avuyeyo kandi akataha kuri none. Arebe byifashe biti. Hamwe na wa mupolisi yapfiriye. Katorore. Sore ya Jano neza kumwe ibintu yabyeretswe mu nzozi. Niko ibintu bisa nkaho biri kugenda. Azano hano yica umupolisi amaze kumwica nawe ariyahura. Kugira gutya yabonye impeta. Urutoki rwambaye impeta. Kureba neza impeta yinda kumera nkaho ariyo yambaye. Byenda gusa. Ibyo yabonaga mu nzozi tutangiye kubona bamushyiramo. Atarajya kuri wa mwafanda aramurasa. Sheriff Hodge aramumena. Aramwirasira. No ku mutwe aramwongera. Dore kandi ngarisanga hano. Rero niyo ibintu biri kuducangira. Nakubwiye turacyari igisi. Umusore wari kubona cyari kingura ariko. Kingura umuryango cyangwa amagare polisi n'umugore we. Umugore muzi kubona umugabo asa nk'uwasaze. Nimba ari ibyo arota. What the fuck is the matter with you? What is Icyo kibazo. Giti. Am I so unbearable to live with? Wa mugingo rero nakomeza kwangana kubana nawe gutya. Goddamn nightmare! Really? What is wrong with you? Icyo kibazo. What's wrong with you? Ahubwo afite ikihe kibazo? It's you! Kibazo ni wowe. On the fucking video camera! Nabonye iyi video kamera hari uri kumfata amashusho. Sick freak! What are
watangiye gusara gutega kamera sasa mu cyumba cy'umugore wawe muryamaniramo ni ikibazo ahita avuga ati video urashaka kuzishyira ku karubanda sheri kuvuga bashaka kureba iyo yagize iriya blackout bigenda gute atari kwibuka ibyabaye ni ibiki sasa iby'abasheri biranyica baratongana bamara gutongana muri ako kanya tu abapfaga tuwaneze kamera mu cyumba bimeze bite sheri irinde sida sasa filime igeze hano nkahitangira kumbira kandi rero nibereye mu mavuta katubi twikomereza Imana ishimwe cyane yakadukomeze tugaruke hano umusore yaje kureba ya mashusho yafatiwe mu cyumba sasa ubwo yabonaga ari ninjoro ari kumwe na Sheriff Hoji amurasira muri Chicago dore ari hano yaraye ijoro ryose ari kumwe na Sheri mu cyumba bakina bafinata ntago yigeze ajya muri Chicago ese bishoboka bite twe ni ibintu twiboneye afata imodoka yerekerayo ndetse na cya gisaza gikomeje kumuda upapuro akajya kuri misiyo kumbe umusore yarari mu cyumba Sheri wabonye nta kibazo cyabaye bikomeje kumucanga gusa nanjye biri kuncanga umusore uko apfuye turongera tukamubona birasa nkaho ibiri kubaho ko ari inzozi ariko ntabwo ngewe ubwanjye ndabasha kubyiyumvisha ko ari inzozi hati nyine menye ko ibyo uri kubona mu nzozi atari ukuri kuko ibyanyabyo uri kubibona ni ibingibi bihari ibyanyabyo yiteze n'amashusho arabibonye yaraye ari kumwe na Sheri we mu cyumba ntabwo ugeze ajya kwica umuntu cyangwa agende bongere bamwice nta byabaye Sheri menye utangiye gusara nimba ari ubwoko bw'indwara nshyashya Sheri ibi nibyo byanyabyo turimo nje nawe ibi nibyo byanyabyo ibindi byose ati icyo dufite ni byiza kandi ibyo dukomeza gukomeza tugenda dushaka nta kindi tugaruke yakurino inzozi zawe zimeze gute ziri kugenda zirushaho kuba mbi ntabwo ari inzozi none reka tubyite nk'ari ukuri ariko reka nkubaze ubundi urinde we muganga uburyo ubunsekeramo wisetsa ubu siyo yuje kumva sasa umusore yatangiye gukekakeka abantu bose ubu nta muntu umwe ari kwizera sasa nawe muganga umugira inama yatangiye kuzamubaza ariko ubundi ukorera nde uburyo yonje kwivuza umunsekeramo umakeya nyinshi ubundi ukorera nde uburyo utsuzamo ibintu byose by'umweru birano by'umwanda turi kukwitaho gusa niyo turi gutekereza muri kano kanya ese uracyari kumva aya majwi kigaragaza uri kugerageza kureba ko noneho nanjye ubwanjye nakwiyoberwa nkita muganga arababara uracyagira bya bitekerezo by'urugomo n'ubugome ubu nanjye noneho gusa nk'uwishimira kwica atangiye gusa nk'uwishimira kwica nakubwiye kwica buriya ni nko kwa kundi umuntu agenda agasesera hakinjira mu rugo rw'abandi iyo ukomeje kugenda wica abantu ukageza kuri 3 ukazamuka utangira kumva noneho biryoshye bigenda bikuryohera ubundi wigihesha ibyo bintu byo kureba byo kuvura abantu barwaye mu mitwe bagira inama byigiye wa musore kubera kubura ibitotsi gukora amasaha menshi stress nyinshi ndetse wenda n'umugore we mukamutabanye neza ibyo byose biri mu buzima bwawe ati ibyo byose nibyo byagiye bihura mu mutwe wawe bitangira gusa nk'ibigenda bishwanyagurika utangira kugenda uta umutwe niko nabyita umugore nawe bazanye kwivuza Bryn told me you threw out your medication, replaced it with ibuprofen. Ati umugore wawe yambwiye rwose ngo na bya binini twe twaragwaye ngo ntabwo wabinyweye wabiguranye n'ibindi binini bya morphine. And my dreams got more vivid. Ati ikibazo uko nanywaga ibinini niko ibintu byagendaga birushaho kugenda birushaho kuba bibi cyane. Gabriel we. Ntabwo ugeze unywa ibinini. Cyose urabijugunya ibinini turi kugwa mu iminsi. Sasa ibinini no muganga muha atangiye kwanga kubinywa. Vumubwire wa musore unywa ibinini. Katorore. Sasa abonye no muganga agiye uyu musore nakubwiye nta muntu akiri kwizera muri kano kanya azakunino we baramubwira ngo ni inzozi ariko we ntago abyizera ko ari inzozi aza mu dosiye y'uyu muganga hari fayiro yibyemo Gabriel we Gabo amwiba dosiye. This is a much higher dose of sedative than the last time. It should
keep you from making any dangerous decisions. umva fata bino binini none ugenda ubinyweye yamuhaye ka papuro bino numara kubinywa biraza gutuma udakomeza gufata imyanzuro mibi avayo gusa mwibye dosiye avuye kwa muganga ese byifashe bite nakubwiye turacyarya isi azakora ino Gerano tangira kwibuka abantu bose bapfuye iyo ageze anagira gutagata umutwe tangira kwibuka abantu uburyo bari kugenda bapfamo kandi wakabyibona neza akasanga ari we wabishe bikamuvanga kugira gutya amadosiye yibyarimo ifoto y'uriya muganga ateruye umurambo w'umukobwa uwapfuye ninde uwapfuye ni Elizabeth Antoine nyuma ye yabangamiye imodoka kandi gari ya moshi yarangiye akomeza imbere ikigaragara uriya muganga yapfushije umugore cyangwa se umukunzi akomeje kugenda yiga kuri uriya muganga uno muganga ni muntu cy'ubundi we bitebye vipize ku mugani wanyu bikomeje kumucanga katurore azan yaje kuri polisi sasa kugera kuri polisi abona hejuru arabari kuganira ikibazo kuri polisi arabari kuganira arongera afata imodoka caho azakora ino usure tangiye gucika abe umuganga umufura tangiye kumukeka abe uriya musherifu w'umujyi yizeraga ushinzwe umutekano nawe ntari kumwizera mubonye mu nzozi asa nk'ari umwirasiye noneho we ibundi inzozi ntabwo wazitandukanye n'ukuri we ibiri kumutangiye gukeka ko ari ukuri sasa yaje mu rugo ashyiraho amarido hatagira n'umuntu umubona hanze ibinini yabimennye ari wenyine bamenye gute ko yabimenye ari muri toilette nimwe mwari mubizi gusa nanjye nta wundi wamubonye fata ikiradiyo kirana arakimena hata barimo n'udukurura amajwi so nta muntu ari kwizera muri kano kanya nanjye avayo arongera ashyiraho amarido hatagira n'umuntu umubona akinga inzugi neza arabyikorera nta muntu ari kwizera ibiri kumubaho ni ubuzima bwagomba kwirwanaho kira gutya kureba mu idirishya abona cya kimodoka cy'umukara kijya kizamo umugabo uje kumuha amamisiyo yo kujya kwica abantu kandi uriya mugabo twabonye ni wanyawe igiparitse hanze y'urugo rw'ikiyakora iki ibyo yabonaga mu nzozi birahari ni ukuri arangije arongera aza hano afata biriya binini ahawe n'uriya muganga ariko bari abantu bamwe ibinini sasa ibinini bamuhaye yabigereje n'ibinini bisanzwe byo kwa muganga ibinini bisanzwe bigira miligarama 250 none ibyo asanze hano ni miligarama 1000 bamuhaye biramucanga biriya binini birasa nkaho kuribona nko kuri paracetamol abanditseho ngo nimba ari miligarama 500 we paracetamol bamuhaye zanditseho miligarama 1000 haba hari impamvu sasa ari anatangira kumva akaririmbo ataratitira kwa kundi none yumvisha akaririmbo n'impamvu atangwa y'ibinini none yumva ameze neza miligarama 50 hano ni 1000 arabibika niyabinywa arabimena sasa yatakiye yajyaga imufata agatitira kamera nabi cyane itangiye gusa nk'igabanuka muri kano kanya yari igiye kuza ariko itihagarara guhagarika telefone biranga telefone kuyizimya biranga kwikina amakaririmbo turore sora abanza aratuza neza amaze gutuza yibuka ubundi yamaze gutitira ahita ajya guhura n'umugabo uri muri iriya modoka uriya mugabo akamuha misiyo none yasohotse ari muzima ameze neza aza asatira wa mugabo amuhe misiyo kareba uwo mugabo ni uwanyawe cyangwa ni inzozi noneho nataka afite cyane ntabwo yataye umutwe ibinini amaze iminsi atabinywa bivuze ngo ashobora kuba asa nk'aho ameze neza mu mutwe arangije aza yegera cya kigabo kimuha amamisiyo arashaka kumenya ni ukuri cyangwa si ukuri kigabo kimuza imbere akira kibyibushye nabi gusa akira afata agapapuro arangije acaho gusa umusore ni sinyice kugira amenye ko ibintu ari byo gusa aratuza umusore arasa nk'ari kwikontorora inzu ishize bagiye kubona arabanza areba ahantu agomba kujya Union Station hari ibyo agomba kujya gufatayo agapapuro arakajugunya nk'uko bisanzwe ajya kuri misiyo buri uko bamutumye ni kuriya bigenda reka ibona mu nzozi hano none arasa nk'aho ari muzima mo gake gake gusa none n'ibindi byose bikora asa nk'aho ari muzima nimba ari inzozi nimba atari inzozi ibyo bikomeje kuncanga bakise the shadow effect zone
akora ku ngufuri hano, si ingufuri isanzwe, shyiramo igikumwe, za ngufuri z'iterambere. Kumbe hakuno hari idosiye yasanze. Target uwo agomba kujya kwica nanone, yasanzemo idosiye y'umuyobozi agomba kujya kwica. Uno musore nakubwiye we mutuma kwica ibikomerezwa gusa. Nimba ari we batuma, nimba n'ubundi bapfa we akarota ari we wabikoze, sinzi. Amaze kuva yaza hakunino, aza hano bamuhaye akazi, yakwiye umuzigo we ugomba kumufasha gutunganya akazi. Zamukana umuzigo ugomba kumufasha gukora akazi kose ashinzwe. Za hejuru y'inzu uwo agomba kwica target yayibonye. Zan akazi gafite sinzi n'iki kirimo. Icyambere ni icyo gatafari ukuntu yishyiramo nabo karasa gatafari kawe yererya kuramo zimwe ndende zaba sniper bamudawushwa. Shyiraho tumwe tureba kure magazine ashyiramo. Sora asa nkaho ari umuntu umenyereye kano kazi, ni umuhanga cyane mu gukoresha ibyo bikoresho. Arangije Zan bamuhaye misiyo yindi, gusa abayimuhaye cyangwa uwayimuhaye yaramaze igihe amubona akagira ngo ni inzozi. None barasa nkaho ari kwikontora ibinini ntabwo ari kubinywa. Rero gutya target ye washaka ari he? Rero gutya ntabwo yica abasanzwe, yica ibikomerezwa gusa. Indura imbunda, abona hano hari umukiri uza muri siporo aherekejwe. Ni ukuza gukora siporo uherekejwe n'abambaye amakoti. Wakwiruka bakiruka bambaye amakoti. Ni akazi. Woriruka bakakwiruka inyuma bambaye amakoti. Katurore sora cawo kikabara kibona ariko manza aratekereza neza yitonze. Yakubwiye muri kano kanya atarakurura imbarutso, arabanza azamura imbunda hejuru muri etage. Ariko ubundi nta wundi mudawushwa uri hano. Bayirya abahari n'abari mu kazi kabo. Bariya guhindura abona nde Sheriff Hoja arahari n'ababandi bashinzwe umutekano bandi babiri b'abapolisi. We mumwice sha batanga itegeko ngo bamurase. Bari bashikoraga gukora akazi neza, aramutanga murase. Atari ico bamutumye yabanje kwica umupolisi, abapolisi bashaka kumwica. Araje kura yimbunda. Ikigaragara umusore kuko bya bintu yajyaga abona ntago ari inzozi zisanzwe, hari ikibazo, hari impamvu. Aza modoka arayitangira, ni shadow effect niko tureba. Kati modoka, kati mbehe, kati mbehe yabonye n'abapolisi babiri inyuma. Kumbe uko dore umupolisi abirimo. Ese ko none nibyo ari kurota sinzi. Polisi aramukurikira, polisi zirakurikira. Sheriff Hoja umushinya mwinshi aramwomeka. Bimeze bite? Nakubwiye tugiye kujya twasobanukirwa. Polisi aramwomeka. Turori yakurikiye afande aramwomeka. Umwana afatira cisheni ntabwo watindana. Yabonye ibintu bye ntabwo bisobanutse. Turori kore Sheriff muri inyuma, muri bubi nkamwe mbageze. Aramwomeka cyane. Sheriff aramugonga kumanga y'umusozi, agonze umusore amanuka atyo. Usano gikomeje kuncanga ni kimwe, umusore kukiyica abantu nawe akiyahura kandi tukongera tukabona ari muzima. Aho ni ikibazo kiri. Sore imba ari filime nyinshi aba yarebye zikamwongoza nawe ari umwicanyi. Imba ari biki sora vayo. Sasu polisi baje babashinzwe umutekano bavayo gukora akazi mwana. Baba polisi yizeraga mama yake na mama. Sore nguwa chao katurore ni mwishyamba. Sheriff Hoja Michael Bay n'amazina y'nyakuri n'ibyamare nabivuka n'uwo wakutira iki ngiki cyagafashemo. Ugamenye ko tugiye kurya isi kugera hano aho umutindi yanditse amanuka atyo.
amanuka nabi. Amanuka Budenesi. Track him. Tumushake bamuhige. Aparika atyo, aparika nabi. Parikani itegeko riratanzwe ngo bamuhige. Ari urwamujombye mu nda, hari uti rwagira umujomba mu nda akaturori. Ni Gabriel avayo. Nimba none akiri kurota, nimba umusore ukarwaye mu mutwe, ahubwo none ngende kubona ibintu biri ku bantu wagira ngo ni ukuri. Ahubwo nibyo twabonaga byose ubonaga ari ukuri biri kumubaho. Gusa aho bipfira niho ntaramenya. Avayo. Zano igiti cya mujombye ntago ameze neza. Ni mu gaturage k'iwabo aho bituriye mu nkengero z'umujyi. Kameze imbere. Sori ya Jeanne anywa kutuzi. Zamwaki uyu musore nimba ari umuntu ugira inzozi mbi nimba ko ari inzozi yabarota nabi. Sasa dore hamwe igiti cyamwishe. Igiti cyamwishe icyo tangiye kubonamo imbere mu mubiri we ni igiki. Mu mubiri wa igiti cyajombye yisanzemo akantu kakuma. Ako ko mu mubiri wanjye yabamo utwuma ibaze. Mu mubiri yasanzemo akuma kari gasanzwe matabizi ko ari akuma kamuba mu nda imbere. Bivuze ngo iby'uyu musore ntabwo bisobanutse. Kameze nka simukadi. Mbega uyu musore ushobora gusanga ameze nka telefone. Hey! Sore yisanzemo akuma we. Nzakuri no. Agufatira ka aluminium hano kagashashi. Gabriel afata kakuma yisanzemo twa microchip akabikana. Aguricya mu ningagari iri guparika imodoka. Munkiririmo k'igihumbi. Yamwuzuze tanka. Kakuma arabanza aragafata agakubita mu rwanga mazimwe. Izi mbyeyi ziparika nari biturahari. Ingagari giparika Sorazan Mwatari jya mu nsinga z'imodoka. Ni kuri abayatsa nta rufunguzo ufite mwabibonye. Hey! Modoka ni Credit ya banke hacaho amazi. Sora arayibye. Yibye imodoka. Sore muri iryo joro duraho yaje ni hehe. Sasa ikomeje kumucanga nimba ibyo abona ari ukuri. Aho yaje ni kuri cya kigo nderabuzima ajya yivurizaho. Ni bya biri gusanga bivuriramo abaganga wakwicaza arakuganiriza ku bijyanye n'umutwe gusuka. Hari umuntu uri kubona ukabona arahungabanye haba adakeneye inshinge cyangwa ibinini, wowe ukamuganiriza gusa kandi agakira akagenda arushaho gukira umugira inama z'uburyo yitwara. Uzarebe nka buriya hari abantu ubona ukabona barahungabanye. Zano uyu mujinga ebano kumenyekana muzamuganga yabonye hari impeta yabonye. Impeta nitso SOR bino bisobanuye iki? Iraguricya abona muganga aratashye ari itsimbo. Umujinga w'umuganga wari umpata ibinini hambwira ngo ndi kurota muganga. Zano Turn around. Hindukira. I'm having another violent dream, ubu doctor. nanone ndi kurota mpemukira abantu. She's been worried sick about you. Mwana ntangiye kukurambirwa. She's been looking for you everywhere, Gabriel. Umugore wawe yiri waguyigira ahantu hose Gabriel. Umusore ariko ndi kurota none se waretse ngakurasa ko ndi kurota. Nimujya mumbwira ngo mba ndi kurota kankumene. You hurt yourself? Wikomerekeje? Do you want me to take you to an emergency room? Reka tukujyane bakuvura. Umva. Cut the first do no harm bullshit, okay? Gabanya ayo muntu ngumbwira ngo nakomeretse ngo nageze gute mbwira. Who are the Sons of Liberty? Sons of Liberty ni bande? SOR. Sons of Liberty ni bande? Wibuka komisha kugenda muri meta zanditse abantu bameze gutyo. Abantu bose bapfa bambaye meta. I'm just moving offices, Gabriel. I only came here to collect your confidential Umva nari ndi kwimura ibiro nari njana gufata imiti ya ibindi bipapuro. It's not Gabriel.
I'm not Gabriel. umva narwo nitwa Gabriel maze gukeka ko nitwa Gabriel mumenya muba munambeshya byose mumamagara munyita amazino ya Okay. Who am I? None ngiye ninde? Dr. Anton, maybe. Ushobora kuba witwa Dr. Anthony ariko ujya umbeshya ngo witwa Reyes. Right? Sibyo? Wibuke yabonye umugore yitwaga Anthony. Umugore wapfuye. Hari kandi ukuntu umugore amaze gushaka n'umugabo asigara yitwa izina rya kabiri ry'umugabo we. I don't know what you're talking about. Ntago nzi ibyo uri kuvuga. Look, my arms are tired, can I? Fine. Manura amaboko nta kibazo. Denying this will not save. Nabintu urabihakana uyu si umuntu wapfuye. Teruye. It was a car accident. Yari impanuka y'imodoka y'umugore wanjye. Loved my wife. Gives you no right to do what you did. Umugore wanjye yarapfuye. Didn't give me meds for anxiety. You gave me meds because I was remembering shit. Wamaye imiti kuko mwabonaga ari cyo nagiye kwibuka sibyo? To believe me, you and Bryn are wonderful people. I want the best for you. Hati imiti turi kugwa turi abantu ba mbere bagufasha muri kano kanya. You and countless others on a grand scale. Pero watangiye guta umutwe utangiye kugira ubusazi bwawe buzamuka ku rwego rwo hejuru ikatugufashe. It was a killing machine. This project is independently funded. Wa musore ikindi nakwibutsa nimba ushaka kumenya ukuri kose we uri imashini yica kandi iyi ni project twatangiye turi kugukoraho. No. Ni ya leta ya. But we're making great strides in perfecting it. Gusa nyine iyi proje izageraho igere ku rwego rwa leta izamuka imenini ngo ni proje y'abantu bafata abantu bakabahindura kuri iyi. Never stop me. Kandi ntabwo wamagarika. Back my wife. Bakiraho. Rizaje. Muganga namubwije ukuri. Ati ni project twakoze sasu katururi. Soravayo. Aramenye ko ari project yakozwe. Ndetse igomba ikoreshwa n'abagabo bafite amafaranga yabo kugira ngo umuntu bamuhindure kuri ajya bakorera akazi yica abantu ariko sinumva ukuntu yica abantu nawe ubwo akiyahura tukongera tukamubona ibyo byose turaza gusobanukirwa abamukurikiye baje bafite amafaranga ku buryo bakoresha n'abapolisi biragurikira muntu uri kuzo ke abona kartageti ke amwereka kuri aho hafi Donda imwe utwe we ako niza tuno dukoresha twanyu menya tuba tunakora neza cyane kuko baba baratumenyemo amafaranga sasu isare minero ko ibyamubaga atari inzozi ari ibintu bya nyabyo ni project bamukozeho ni projet hasi baje Sharifu Hodge mugenzi we sasu tururi zari kugera hano cyafasha caw aho kugera hano yerizari genda urebe sha genda urebe afande ubundi arakohiriza agasigara inyuma ndebera sha Sorvayo Gabriel ku modoka zabo abantu baje gukurikiye baniruka cyane ari imfunguzo bazisigamo tangira imbehe kiza cyo kubuza umuduga cyane ikinyabiziga izari kumukurikira abanza zipfumura amapine abantu muransanga mu gatsata ahafi mu gatsata akati imbehe yabo acaho katururi bari byamubagaho nagari inzozi icyo cyo turakimenye yashowemo amafaranga mbega we ni proje sasa yaje hano areba kaka microchip kamera kabonye abaginga niko kari gutuma amenya hondi bwa tracking device aragafata agashyira mu gakombe ka plastique ku buryo ntacyo kaba ku buryo gakomeza gakora buryo gakomeza gakora arangije akanaga mu mazi ubwo karakomeza kagenda kandi kagikora ubwo bamukurikira bakomeza babona akigenda bayobe katurori azan mu rugo iwe muri iryo joro mu rugo iwe
za mu rugo iwe kwinjira mu rugo iwe yomboka wagira ngo yasize yibyemo ntabwo uzi kwinjira mu rugo iwawe ugenda womboka unyunyumba komezamo imbere mu nzu ye areba bimeze bite amaze kumenya ko yari poroje ni umushinga wakozwe washowemo imari kugira ajye yica abantu sa mu nzu ye aricaye ubu n'umugore ntabwo amwizera niba akubwiye ngo ni poroje abo mwabanaga abo mwakoranaga bose ubwo ntabwo wakomeza kubizera umugore niwe wamubwira ngo ngo imiti sheri ugomba kumenya impamvu hari igihe kigera ukabona ko bamwe wizeraga cyane vayo hano karashika muginga vayo What are you doing? kora ibicariko Stop! You're scaring me right now. Are you in on it? kunera ubwo nawe ubirimo mbwira nawe ubirimo mbwira ntabyo ndimo ariko sheri Bullshit! vuga ibikire ku mwana I'm not really in the mood for lies right now. Sit down. cara hasi Tell me the fucking truth. ndagira ngo mbwize ukuri Bullshit! I don't- God damn it, Bryn! Why Jay! you to chase me all fucking day? abantu bose kucaga ndi umupfu barashaka kumara ndi umupfu The gun down, you're acting fucking insane. sheri wasoza ariko I just spoke with Dr. Reese. navuganye na muganga Reese Doctor that you fucking sent me to! kandi niwe wangira inama yo kujya kuri uriya muganga Reese avura neza so yamundangiye nawe rero mbwira sike byanamucanze umugore we mbwira You're fucking crazy right now. ariko ndakeka wasaze bafite ukuntu rubibebeza bakigira utwana twiza kandi arizo karashika mbi Gabriel, please don't hurt me, please. sheri ndakwinginze ubikora Tell me, I know you're my wife, babe. umvura umugore wanjye mbwira Brad, I didn't Tell do me. anything. mbwira nakumena Of liberty. kandi akurasa nkwiregesha Tell me. iyo bigezeho muravuga ati kandi nakwica nkakwirega ujya umenya ko I don't care! mbwira Care! You fucking ruined my life! uri kwangiza ubuzima bwanjye You fucking broke my heart! What the n'umutima wanjye urawangije ibi ni ibiki Okay, sawa I'm not your wife. koko ntabwo ndi umugore wawe What? iki Recruited. njye bamaye akazi nyine wabyumvise ariko umukobwa we baramurokirisa njye nyine bamaye akazi nze nigira nkaho ndi umugore wawe mbane nawe umusore mbega we ni poroje yakangutse yisanga ari kumwe n'umugore we ati umugore wawe I didn't know that I would meet you, and I didn't know I'd fall in love with you, and nibwo naje guhura nawe ariko iminsi uko igenda yicuma ntangira gukunda because I had legal problems, I had money problems. nari mfite ikibazo gikomeye cyane cy'amafaranga It's supposed to be like this. urumva nari gukora iki I promise you it wasn't. And they're bad people, and I kandi bari abagabo bari bafite amafaranga bakomeye ari n'abantu babi bari kunyica iyo nanga akazi Do that to me! none wanyije urazungorera ibyo ngibyo wagira nkaho uri umugore wanjye umusore we ni poroje we yabyutse yisanga ari umukobwa agira ngo ni umugore we sheri I promise you, I just thought that it was for the money, but it didn't. ati rwose ndagusaba imbabazi iby'amafaranga byaje kugera mbishyira ku ruhande kuko byaje ari mu kazi ariko yageze akunda umusore Do you even know who I am? ese basi waba uzi uwo ndi we gaburiyeri buriya naryo si izina rye waba uzi uwo ndi we basi mbere yuko ibyo byose wabinkorera waba uzi uwo ndi we atarajya kure hari abo yumvishe hanze ehe bamanutse abantu bategura poroje nk'iriya bakumira n'amafaranga ukajya ukora ibyo bashaka bakora n'inzego zikomeye bamanuye swati baje ese umusore agakobwa yagashyiriyemo imiyaga Window. mu idirishya sheri cana nibura akanambwira ati naje kugenda ndagukunda byatuma agahereza ntakice tugende arashaka kumenya none nariho ze ndi muntu ki we tarajya kure Brandon is innocent. bamushaka kujya Gabriel. manura imbunda gaburiyeri we manura imbunda shyira hasi kobwa fayo nawe yari ari muri poroje The fuck took you so long? ubundi kuki mwatinze bigaragara ko ariko kabahamagaye
He's good. But he umugore ni umwana wundi. Harya bavuga umugore ni umugabo kimwe muri ibyo. Day to do that. What happened to soldier? Sasu mu mutwe baramwiyicira nanone. Sasa umusore baramurashe. Birabyo twabirebaga none ni ukuri. Bidatinze yisanze hano. Ese bisobanuye iki gucyura musore apfa kongera akazuka ubundi yarangije misi yari ituritsa kandi ngo ni proje. Yaje ukomanga. Let Reese know he's awake. Bamubwire ko umusore ari hafi kurangira agiye kuyitaza. Umusore ngagiye kurangira. Umusore bamaze kurasa duri kandi ari hakuno. Ibi byose nibyo turibuze gusobanukirwa. Tangira kumucomeka ibyuma. Umutwe mu kanya barawumenye baramurashe ari hana akora iki? Nothing to worry about. Nuhangayike. Stop struggling. Ekera gusaza imigeri wawe. Azano ku maso. Maso yakubita garafeza. N'abaganga bari kumukora. Wibuka uyu ni umushinga babakora. Nyine ni nk'igikoresho cyabo ni killing machine. Kimashini cyica. Maso barayakanura cyane. Bamaze kuyakanura bazamura akazi cyangwa no gucomeka ibyuma bakakumvisha ibiririmbo umutwe bakagenda bakawuforomata. Amaso bayakanuye cyane nk'uko umukanuye muri kurya ubuzima. Maso barayakanura. Sirutangira kumwereka amashusho ari abashaka. Baragenda bakakoza ubwongo bakaguteramo ibindi bintu bashaka. Bakanguka wisanga bakubwira ati niwe bita Rocky. Bakora kano kazi ariko ninjoro bakajya shaka ukuntu ujya gukora nakandi bashaka. Bega baguforomasa. Maso bayakanuye bayaturumbuye. Turore. Azamura forute hano. Batangira kumwereka abantu bose yagiye yica. Byose baramimwereka bakongera bagashyiramo akantu ke arwasiko kugira ngo ukanguke neza ubitekerezeho. Amaso bakongera bakamena amagati kugira ngo amaso adakomeza kugagara kuma. Kongera bakayoroshya. Azamura forute 50. Kabona buryo cyagiye yica abantu. Uri ni proje ubwo bari kongera kumuforomata. Sicyo nazi ni ko yari yapfuye agarutse ate. Atangira kubona umunsi anaga melody byose arabibona. Kongera mu forute. Subara yakanuye umusore aragagara. Bapfuye we. Suracaho. Ciao bundi umuntu. Gabriel we bamutera ipasi. Buri pasi iragushitura. Barashitura. Biranga. Shitura biranga. Bafite igishinge aragaruka ibuntu. Fata kaginga kakaganga kaniga n'ifuro. Kaniga muginga we. Kaniga muganga mwiga mukirira ku bantu. Kaniga n'ifuro. Asi. Kora ibyo bari bamushyizeho. Gusa icyo tutaramenya agaruka ate. Kaba yapfuye. N'abantu bose yagiye yica no yahitaga yica. Agaruka ate. Arakomanga. Uyavayo. Nimwe mugeri. Aramurangiza. Swati. Avayo ni ku kigo cyabo, ku kigo nderabuzima. Ni ikigo bangiriza mu buzima bw'abantu ariko banditseho ngo ni ikigo nderabuzima hano bagihinga sha. Zano. Za muri lift. Ngehe. Azan. Hasi. Ngita Gabriel ariko waratangiye gucyaka atitwa Gabriel. Gerano asanga hano hari umuganga uhari. You motherfucker.
aramutuka. Would you put your hands behind your head? Amaboko ku mutwe wawe inyuma. Fingers and turn around. Nurangiza indukire. Slower. Gahoro gahoro. Indukira gahoro turabazi. Cya kiganga cyita race. Is anyone else here? Arunduri hano. Arunduri hano. I'm unarmed. Nta ntwaro mfite. Where are we? Turi hehe? This is where you were born, Gabriel. Tuwongera uravuka Gaburiyeli. Kuri message yanditswe na Sheriff. Don't get out. Right now, I just have a reason not to kill you. Ni impamvu yatuma nakwica. Because you can't live without knowing the answer to the question that's posed. Kubera yuko unyishe wasohoka udafite ibisubizo by'uriwe. It's an awful lot of oxygen and air to run an underground facility, huh? Hano niho kigo dukoramo ibyo byose amishinga yacu. Really only gonna ask one time. Who are the Sons of Liberty? Aramurasa mbwira Kaguru. Tubona ko umuntu nta mikino afite. An organization of American colonists, secret society, fight British taxation. No. Ati Sons of Liberty ni bantu ki? Ati ndabona ari organization y'agatsiko k'abantu b'ibikomerezwa bagiye bakishyiramo bafite amafaranga yabo. I have a feeling that they still exist. Ndakeka abantu baracya ba Sons of Liberty. I'm killing people who are fighting for real liberty. Bivuze ngo bari abayobozi bose nicaga nabarwanira kwishyura ukizana kwa nyako niwe mwana umugabo ugiye kwica. Musore yarababaye. Very good. Byiza cyane Gabriel wabimenye. Abantu umusore yicaga nabarwanira ukishyura ukizana kwa nyako. Bamutumaga wo kwica. Abanyepolitike nyine baba bafite ishyaka n'amavuta bazanye impindura amatwara nibo yicaga. Hari abatashaga ibyo ngibyo. Zano kumbe ari ubwana barahaye akazi. Soke bacisheni. Before you go too far, I need to show you something. Mbere ko tujye kureka nyiri cyo nkwereka. I know they're coming for me. We need to keep moving. Reka tuvana tugende. You still don't know who you are. Ikibazo ntabwo uramenya urinde. Sibyo ntabwo uramenya urinde. Reka nkwereke urinde ubundi wihuwa nyawe. Initially, I grew skin for burn victims. Then I started doing the research nobody would dare do. Limb reanimation. Ati umugore wanjye amaze gupfa naje gutangira kujya ngura ubushakashatsi ku giti cyanjye. Ubushakashatsi bujyanye n'ukuntu najya ngarura umuntu wapfuye. Brain tissue regeneration. Trying to figure out how the human body works. Natangiye kubikorera ku mirambo ndebe ukuntu byagenda bikora. How to duplicate it. Nakora copy duplicate. Bring back your wife. Ibi byose bitangiye ugerageza kureba ko wazazura umugore wawe. Sasa uyu mugabo wera umuganga waberewe yikora ubushakashatsi agira ngo arebe ukuntu yajya azura abantu bapfuye nk'umuntu yapfa agafata umurambo akongera akamugarura ibintu. Kuko umugore yaramaze gupfa bikoze ugira ngo ugarure umugore wawe. Umugabo ngari byo kutubwira akongera akagukoramo n'amakopi menshi. She was everything to me. Kandi kopi nyine zari weho musibyuzi niyo kopi zari byiza. American Medical Association had me arrested for unsanctioned research. Ati nibwo haje kuzana no company ikomeye bikomerezwa mu kubona ko mfite ubwenge batangira kunshyigikira muri ubwo bushakashatsi bwanjye bamenamo amafaranga. Sons of Liberty had the charges dropped, faked my death, and wrote me a blank check to continue my research. Nibo baje kumfasha kuba twakomeza kuba twahiga abo ngabo bitwa ba Sons of Liberty tukagenda tubica. Gabriel we. Meet Daniel. Reba Daniel. Aribona yahuze ari umusirikare. It's you. Uriya ni wowe. Daniel Lucas Pawnee. Daniel Lucas Pawnee, uriya ni weho. Noted for his exceptional sharpshooting skills, black ops in Iraq, Kuwait. Ati wa musore warindwanya yambaye cyane mu gisirikare cya Amerika, warwanye muri Iraq, urwana muri Kuwait, ubwo ni mu bigobe. Colombia. First do no harm. Ati izo ngamba zose cyangwa ahantu hakomeye wagiye uhava utakomeretse bivuze ngo uyu musore yarahambaye cyane ku rugamba. My go. We cleared every room. Bamukina video n'umusore amazina ajya kuri ni Daniel. Sasa umusore umunsi ava mu gisirikare bamuzanye hano. But they're all just mothers trying to protect their fucking kids. Wa musore turagushije guhamarira igihugu. Get a grip, boy. Come on, sit up. Haguruka Dan. You're my bitch now.
No, I'm not your bitch now. ibyo uri kumbwira ntabwo nabikora. Wa musherifu kumbi yari afande we mbere. Kumi. Welcome to the program, Gabriel. Urakaza neza muri porogaramu Gabriel. Wimujyane muri porogaramu. Araho baratanye no kumena ibintu. Yari umusirikare usanzwe aramufata mu managuru ubwonko amwinjiza muri porogaramu kugira ngo ababere umwicanyi uzajya abiciro bamutumyeho. Assassin the American military ever had. You erased my fucking memory? Mwana gw'ubwonko bwanjye. Me like a fucking machine? Mungira ikimashini cyanyu kibicira. Imashini ubundi ni ikora ibyo uyibwiye. Ariko ubundi umuntu ntabwo yakoze ibyo umubwiye atabanje kubyemera cyangwa bitekerezeho. We bamugize ikimashini bohereza kwica kitanahembesha sha. Kitari bunabahembesha byibura cyo babwira ati nabikoreye amafaranga ya. Bakagenda kica mbega n'urumashini rutanahembwa. Bapfa kurushyiramo essence gusa ibinini. Was to be an emotional anchor for the incarnations of Gabriel. There are others. Ati twagiye dukora amakopi yawe menshi aza kumwereka andi makopi. Uze ngo uyu musore yapfuye hano abari indi kopi bahita bayactivating. Ikazi gasigara ikora akazi kose nyine. Niyo mpamvu yajyaga kwica abantu nawe yapfiragayo bakahita bakangura kopi ye. Kopi kazi zibyo nk'ibyo na wazi. They are clones. Nyine izi ni izindi kopi zawe. Niyo yari isigaye twari buzikoremo izindi kopi. Ku buryo mu gihe wapfa iyi kopi yagaruka imeze nkawe. Abagabo n'abahanga bariteganyirije kopi nyinshi. Ku buryo kwica abantu nawe ugapfirayo. Kopi yawe ihita igaruka ikora akazi. Ku buryo na leta igiye guhiga ntabwo ye guhiga baravuga tuwisha abantu yiyahuranye nabo. We had to reanimate immediately on the death of the previous. Aje dukora dufata ibitekerezo byawe n'ibyo rumaze kugeraho tukabishyira muri wa undi mushashya. Come from clone to clone like twins. Really? Mbese urebye bisa nkaho ari impanga yawe twafashe. But you see, uko ubibona, this is a pilot program. Ni porogaramu nziza cyane ya leta. The goal is to eliminate human soldiers. Birebye cyakoze yamunagizemo grenade. I'm sorry, Gabriel. Babare Gabriel we. Ciao. Gisasu. Ako kanya ubuduwa bujyaho. Baje. Afande we yaje. Hodge. Sore uzari umusirikare wa leta zunze za Amerika. Ndetse ngarindwanye cyane hambaye. Ariko bamwogesha ubwonko batangira kumushyiramo ibyo bashaka. Aba ari byo azajya akora. Bano baje. We showed you your old self on the monitor. Gabriel. Not Daniel. Gabriel, cyano no mwite Daniel wabimenye kumbe yitwa Daniel Karimba. It's over. Byarangiye. Who's got too many people now? Muri kano kanya no dufite abantu benshi. Resources. Dufite amafaranga bafite aho bakura ingengo z'imari. Ntago yabarwanya. How many rounds you got left? 12? Maybe 15? Enough. The elevators are locked. There's 300 feet of earth between you and the sun. What the fuck do you care about the rest of anything anyhow? Ese ubundi kuki witaye ku bindi bigomba kuba wamanitse amaboko ko n'ubundi turi bukwice. Sasu mu rubafu. Cyamushishaga kimubwira ubusa umusore bamushyizemo. Ayo aragiha atarajya rotabaye. Sheri we. Wa mukobwa woko ikigaragara aje kugira aramukunda. Bamwereje ari akazi ariko yageze aramukunda tugende. Yaje gutabara. Babanaga nk'umugabo n'umugore. Kobwa n'ubundi nawe bagiye kumwereza ari akarya barezi kaje gushaka amafaranga nasanzwe nawe. Naga rya barezi. Shinga hano. Barabana. Turure. Cyaje Hodge. Michael Bain. Ske. Yana sangano ikibakirashe. Afa. Nashize mimiya. Ujinga we nibitwa batuje. Civilian. Fane. Naguri cyabona na muganga Reyes. Take Gabriel alive. Once an animal escapes, never go domestic again. Ujinga yaducitse. Kisasu ryanye nagari bwongere kuri ciko. Funga umunwa. Get back to the surface. Itusubira mu kazi wa mujinga we. Subira mu kazi bigaragara ko na Anthony nawe ubwe hana ameze nk'umupagasi.
yakoze nta kindi ya Jean aza muri lift. Bano barakiruka bari gushaka ukuntu bacika, aho bamaze kwinjira nuko wafunga kikugera hano. Fungura hano Pony. Pony bari baramwihereye akazi sasu kiramucika kandi sora ameze nabi yarashwe. Gaburiye bamurashanu habi biraza kumera sayikomeze. Hari ikintu ngira ngo nkorere, ndagira ngo unyice kuko umwe iyo apfuye undi arongera agahagurutswa. Bivuze ngo uyu musore aramutse apfuye none ahahitaza undi usanga uri usigaye iriya kopi ye. Sheri rero ngiye unaniwe reka mfe kuko n'ubundi ndi gutinza amasaha, ureke mfe iriya kopi yanjye aba ariyo mukomezanya n'ubundi zimeze nkawe ikora akazi kose ishinzwe nkawe. Uyazano uyu ari gupfa mu gihe atarapfa iriya kopi we bayikuyeyo, kopi yivayo bazanye urukopi rwe. Sasa yuri cyari hano nawe Reyes Doctor bamurashe ganga zamukirana. Kumbe dore rwa rusaza rwabatumaga kuri misiyo ibikomerezwa bibyihisha inyuma. Binjira mu modoka bize bite, ibintu byose bano bigiye kujya byarimbuka. naho Hodge nta muntu muri buze gusohoka ya mahoro. Ukoze ibyo agomba gukora sha, kaza akazi kose ushinzwe. Ati nta muntu uri busohokeyo, kumbe ko hano nta muntu uri busohokeyo. Essence yagira ameneka, amafuta bitangira guhana inkoyoyo gake gake. Nasu yaje kureba nimba yapfuye uri agomba gukanguka. Niko bikora. Gira mwana kivayo nishoka sikumukangura. Kopi avuye mu kirahure babarerera mu birahure mwigi kigabo cyaje Hodge. Kumbe rwa Hodge uracyakora icyo ruzi nabo rukorera barukuye amaboko ati nta numwe uri busohokeyo, narwo barugambaniye nta numwe bashaka rukukana. Sikuri atangira kumuha umwuka. Kigabo kirakingura neza cyitonze cyaje. Sheri wakangutse rwaje sasu rwitonze nk'umuntu ukora ibyazi burana agahubuka. Mwari mwumva mubuka sasu rugabo igipimo ntacyo. Think I don't know every twitch you're gonna throw? Remember 15-year-old Malika? Zano Killed in Iraq? I picked up that pipe. She screamed, "What do you want? You want me to tell you can rape me?" And I said, mukorera gusakuza rwirata ibikorwa rwamukoreye waca hirya. "What we don't." Amenyereye guca inyuma nakarya bareza aca inyuma. Aruca inyuma yitonze ruri mu magambo. Mouse bullshit. Hano message rujya no kuri chat. Nurangije rukina ya ndirimbo. Rukina indirimbo yarakanguka. Kina indirimbo umusura arakanguka. Taramurasa. Iki kurasa. Kumi. Kobwa. Bakunigira ikigabo. Agitendeka mu ijosi. Nambwira ijya sima kana we. Nayo. Not gonna kill the grin. He is. On your feet, soldier. Sirikare haguruka ujye ku maguru yawe. Gabriel. Sirikare haguruka. PTSD. Gabriel. Nightmares.
That's my only regret. Ati umusirikare wanjye ufite umutima ukomeye. Remember who you are. Gabriel bukuriwe. Gabriel. Oya. Gabe. Pick up that gun. No. Terura iyo mbunda musore. Fred. Hakangutse. Gabriel, don't do it. Ndavuze ngo terura imbunda. Gabe, please remember. Sura kure imbunda. Shiramo isasu. It's me, Fred. Ni njye Pren. Please remember who you are. Aim. You're not a killer. Gabe. Gabe. Go ahead. Komeza karasera sarasingegera kazi hari. Sheri Windasa ni njye. Ni njye Windasa. Ndavuze ngo murase. Murase ni njye bukuriwe. Akabwira ati murase. Ndavuze murase Windasa. Umutwe w'umujinga. Bigaragara ko iri umaze gupfa iriya kopi ipfuye. Ibyo yarizi n'uyu musore nibyo agarutse azi. Sana none umutwe babara guprogramye ku buryo ukora ibyo bashaka. Sheri umeze neza. Sheri wibutse. Sore yibutse. Tuve hano tugende. Kumbe sansi maze kuba nyinshi akanya gari kose hano hashobora guturika. Sheri tugende. Arabanje yitiza ku myenda ya wa mupfuwe mugenzi we. Hano bahangije. Yazano. Kuri sanseri yiburutse bari ko bayinjiramo. Muri cyakira cya lift. Yazano. Right, so listen. Listen to me. Ndagira ngo unyumve. You need to hang on really tight. Ndagira ngo ufate uno mugozi ukomeze. Uno mugozi urayita kuzamura. No, you have to. Please. Ninzamuka ariko urasigara. I came back for you, Gabriel. Please come back. Umva Sheri. I'm not leaving you down here. Ntabwo ndi bugusige hano. Usaragira ngo atabara umukobwa. No, you're not a killer. No. Ntabwo uri umwicanyi wikongera kubivuga. Lucky number. You're not a killer. You can go with me. We'll start a new life together. Ngwino tuzamuka dutangira n'ubuzima bushasha. Sinshobora. Uyu niwe ndiwe nibwo buzima bwanjye. Oya. You have to tell everyone what they did. Uzabwira abantu bose uko byagenze. Uzabivuge. But you need to go. You need to go right now, okay? Uzabikora. Yego. Hang on, please. Sorashaka gusigara hano. Arangije akata umugozi. Kata umugozi. Ya migozi ikomeye. Mwifate sanse umukobwa kuzamukiraho amanuka lift yambara umusore mu gihe capati. Ntago bari kuzamuka ari babiri hazamutse umukobwa. Ubwira mugozi uzamutse lift iramanuka. Umusore mugira pacati. Katurore. Nuko bigenze. Nakubwiye imishinga ni myinshi, imishinga irakorwa buri munsi. Bidatinze umusore gupfa. Bigaragara ko hari indi kopiye yari igihari. Buriya bira byose araza kugira ngo ari kurota. Sheri wongeye urarota. Nyagasani. Kopiye yindi hari menya barayiteze nanone umugore. Twumvishe umugore amwe ati Sheri wongeye nanone urota nabi. Bigaragara ko hasigaye kopiye igomba gusigara ikora akazi kose ishinzwe nk'iriya za mbere. Utazacikwa n'igice cya kabiri nimba agenda cyo tuzakireba. Yari roke nk'ibisanzwe Imana ibaho umugisha. African Movie Market twe twari tukazanye. Ciao ciao. What is my destination? It seems I am. Sabi muhwe kubabyeyi no kuri Nyagasani kuko pesi nge wigize nge nashidutse nduwo ndiwe navuye mu rugo iwacu pe ntacyo mbuze nta wanshutse usibye rusufero stani w'umugome no kuba school yanjye dutambuka abana bati wale bose basaze nyuma ya classe papa rukundo n'amajizi na handi usibye kwa Rick mu matrizi na Rikerini tuzipurize sana n'ubundi turazipanduza ibyayi n'imikati ababyeyi